Umwana kuko nacumuye iki? Kuryamana n'umuntu bwa mbere nkahita nandura sida? Ubuse ndahera hehe mbibwira ababyeyi banjye? Bampaye impanuro bihagije, baranyigishije, baranganiriza, none ndebera nanduye sida. Ubuse ndahera hehe mbivuga? Umuma we noneho nabimenye, umwanya wose yataye anganiriza, ntabwo ndi bumukire. Niko ke ko wicanga wigunze habaye ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. Ubwo wowe nta kibazo ufite ukomeza uko nguko? Nta kibazo. N'urukara hepfo wanyumvaga? Mama nakumvaga. Kandi nkukozeho inshuro ebyiri zose utanyumva? Narindi kugira ngo nyine mbanze mujijishe. Ugize ukuri ufite ikihe kibazo gituma wicara ahangaha ukigunga? Maze iminsi nkubona wigunze. Oya nta kibazo mfite. Urambeshya ngo nta kibazo ufite kandi maze iminsi mbona wigunze? Oya niko ku ishuri bitari kugenda neza. Niki kitagenda neza ko utambwiye ngo nzeyo? Niki kitagenda neza? Oya. Erega ibibazo byose si ngombwa ngo uze. Natwe hari ibyo tuba dukwiye kwikemura, nese niba ari byo mu mutwe. Are komera ukuze ubwenge ukurikira, ni iki gituma uvuga ngo ni ibibazo byo ku ishuri? Oya ni isomo riri kunsinda cyane muri iyi minsi. Isome ryagutsinze ntago ari uko ngo ukumera, ahubwo ufite ikibazo. Zana ni telefone. Ufite ikibazo utari kumbwira. Oya nta kibazo mfite. Ikibazo uri kumisha n'indamuka nyimenye ntago bizakugendekera neza. Mama ntacyo, ikibazo gihari nicyo ku ishuri kandi nacyo ntago ari kirekire. Ayiwe reka nkureke nigendere, ariko icyo kibazo ufite utari kumbwira umenye ko nta wundi muntu uzakibwira ngo acyumve nkanjye. Nta kibazo mfite. Sawa. Yego se? Walahi. Sura mwana umwigondeye gute? Jewe? Hakujya imenya ko waba bishoboye. Shabro. Ufite nwarya ibihiye. Nese keza hari kubona neza iki? Cyaze kabisa hariya warankomfimye kabisa. Bwana brother yamaye inote y'ijana. Naye ndagenda mudeshamo Paul muri aparitoma. Harenze ibihumbi 80. Emera ndibabaza ariko nanjye naramucembye bro. Hey, ego. Bitese. Na nubu wicara ahangaha urakigunze? Oya tumendi kwa kuri telefone. Ibintu buriya kuri telefone bituma wigunga n'ibikike? Oya nabyo ni kuri TikTok. Kuwa mbere uba wigunze, kuwa kabiri nturya ntunywa ntugira iki? Ubundi ufite icyo kibazo? Nta kibazo mfite. None se ku ishuri nanone byanzera? Kubushize ariko wambwiye nanone ku ishuri ufite ikibazo? Bro ako warahebye. Ura mwana n'ukuntu yihagazeho. Ako yihagarara iki ko nanjye bro ntoroshye. Kiwabo bafite ibiceri bameze neza. Ahubwo wamwigondeye gute? Rega bura hari ikintu utazi wowe. Urumva iyo waba bafite ibiceri ubwo banze umenye ngo barabimuha. Nase babimwima kandi ari iby'iwabo. Cyabye ibintu byihorera. Nese ungiye nagiye mbanza mugura agaparufe. Ka gitano. Arasara. Ye? Urumva nonyita musaba ko twajyana ahantu kwaje. Umva nyine nk'umuje. Tubikurikirana. Ko bari kwiyubaka. None se ufite icyo kibazo? Nanone ngusanze wigunze no kwisunjijisha ko nsanze wigunze, ufite icyo kibazo? Baramubwira ikibazo ufite. Nge ndi nyoko nta wundi nyoko uteze kubwira ikibazo ufite icyo kibazo? Mereza ni telefone. Banza ubwira ikibazo ufite. Niyo mama. Vuga cyane tobora numve ntago nzi ikibazo ufite. Nje nakundanye n'umuhungu. Ansaba ko twasohoka. Kubera ko nanjye namukundaga ndamwemerera. Tutabimbwiye. Numvaga bitaraba ngombwa. Komeza umbwire. Nyine yansabye ko twasohokana ndamwemerera. Turagenda. Tugezeyo amutsaba ko twaryamana. Kuguki? Cyaze kabisa riga yaje. Warankomfimye. Ntago waba washoye ibiceri byawe
kuvuye nyine kundi ni igiki cyane ni amafaranga nese nyine wakabimenya shaka bisa randemeye nese wowe uzajya buraho wasamye wirirwa muri quartier nanjye ahubwo ka cyaka amafaranga wowe nibyo mba mbabwira urumva mwe mukorera ibiceri naho ubundi byara byo bro biza bikwiruka inyuma shaka bisa umuti n'uwo na amafaranga kabisa naho ubundi ntizo nyine nagira ngo mutere arindi kwigira hepfo nyine n'iki ubwo kaze nje kugihamagara ndebe ko arabopfe byuze ko genda mutinye kubera ko rafite gutya poa nyine narebe turi kubwe poa mu poe muryamane nizere ko ibyo utabikoze ke nizere ko utabikoze nago wantenguha inama nakugiriye mana ke nago wankora ibyo bintu umwana umwe wenyine urutoki mfite nizere ko utabikoze oya ntago wantenguha bene ako kageni ngo ki niyo matuza wumve uvuga ibyo uvuga nyine yansabye ko turyamana nizere ko komeza uvuga nje rwose ndamukunda ndabyumva nyine mukunda nabuze aho mera muhakanira umuhakanira iki ngo wabuze aho uhera uhakana iki nyine nabuze aho mera makana ibyo yaransabye hanyuma bigenda bite nyine naramwemereye none yanyanduje sida kandi yanenda mama 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 ma mama 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 iwe mwana baye munabare papa mama papa Sisi bitase. ni sawa Nazite. meze neza Yaje gushoboza. njye ntabwo nakubwiye Abana iki. banyirukaniye amafaranga y'ishuri nyine Ese nari naguhaye cyagenze bite? ayo wari wampaye Yego. sisi waduhaye amafaranga ngo Nari naguhaye yo kugura imyenda. yaho nzi ko ari inkweto nyine to nahise nyaguramo inkweto Nese hari kubura ikintu ngo usubire ku ishuri. nyine ni amafaranga y'ishuri baranyirukanye Ese none ndagufasha iki mwana wa mama none umva ko nigenje. gusa simbizi nyine ubwo rero uko bigenze nayo nabibwiye kinya nyine nzi ko nawe yabikubwiye Dore nanjye burya munsi guha amafaranga nyine yo kujya kuguramo ibikoresho nanjye ayo nari nasigaranye nagize gutya nanjye nizihizamo umunsi mukuru ariko nyuma yaho bose araza nyine ndi ku kazi numva yandikiye letere nyine nsezerera ku kazi. kuri papa wanjye nkunda nandikiye urwandiko musaba imbabazi kubw'amakosa yose nakoze nishuye mu busambanyi nandura sida niyo ntandaro rw'urupfu rwa mama wanjye ndagira ngo mubwire
nubona uru rwandiko uzamenye ko nanjye nakiriho, ahiza ni mu ijoro tuzahurirayo. nta kuntu wagenda ukavugana na tica ntukamubwira ati bazanakuzanira uyu munsi. Umva tica nyirukanye arambwira ngo nzagaruke nzanye umubyeyi nzanye n'amafaranga. wowe ugenda umubwire ejo mu gitondo usubire ku ishuri, sibyo? rero nugera ku ishuri ubwire ko tica, ubwire ko amafaranga ndayazana ku wa kabiri, nta kibazo. Oya wewe ugenda ubikore gutyo, ndabizi. mubwire nyine ko yagiye, wabyutse nyine asanga nagiye, sibyo? ariko ku wa kabiri tuzagenda ku ishuri mbaha amafaranga nawe ukomeza hari icyo bigutwara. ukuntu bigenda rero nzajya ku ishuri muhereze nomero zawe ubundi mwivuganire. nta kibazo, uzagende nugera ku ishuri umuhereze nimero amamagare mbimubwire, nta kibazo. Narebe mu gitondo ndaza kujya kwiga. hari ikindi kibazo wari ufite se? Ya ni icyo ngicyo cyonyine. ku ishuri byagenda komereza aho ngaho, kandi nanjye nzakora ibishoboka byose. rega nta kibazo. umukobwa wanjye we yubatse ndi n'impapuro se yaba ari yo. Nizere ko ndimo ndarota ariko ni Keza wanjye cyangwa mana ya none namufuta ndatamwica. Yes! Jesus. No. What? Nibyo mbona cyangwa ndimo narota? Koko mana nakoze iki we? Munabare we! Umwana wanjye aragiye we! Munabare mumfashe baturanye we! Munabare! Yo! Nawe uragiye yanjye we! Umugore aransize nawe umwana wanjye aragiye, umugore aragiye, se nsigaye hehe n'uwande saracyari makuka. Yewe Keza we! Oya we ntabwo nabyemera we! Keza! Oh mana yanjye mana! Fashe ndenzi rya none kuko nanjye ntacyo naba nsigareyeho. Keza! Baba we mana we! Fashe ndengera nabara we! Keza we uragiye! Kiwe suko umwuka ushizemo umutima nagutera. Keza! Ubuze naba nsigaye we!